ejo hazaza kurera umwana bigira ibyawe niyo myovunisha umwana ukamuraza amajoro araba amafi ukamubumbisha amatafari ukamujyana iyo mu kinombe ukamukoresha agatuna bwenge nk'uwo utagira ubwenge. All put hands together to fight this early pregnancy to reduce suffering among young girls, and lastly it will reduce the number of people in our country. Early pregnancy. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nishi abasambanya amazina bemwe yabarinde bizwa rukundo muhire na mano bareke kwiruka bapfa guheka. Bayobozi ndeba namwe sinabibagiwe nimukura abo bana mu mihanda abo wawe cyangwa abandi erega bose n'abo Rwanda disi. Nimurwanye barya ababosi basiga abantu mu bipangu ngo barerere abo bagiye mu bipangu maze ntibazamenya igishuri ubwo se mu Rwanda rwarukubaka ko oya nibikwiye rwose. Mvuze ibyo bintera kwibuka muriza aho kubabwira nti nimuhaguruke turwanye ibintu bibujijwe abana. Ndabireba bikantera agahinda kubona umubyeyi umuyobozi umwarimu abakoresha n'abandi ari bakoresha urwanya bidakwiye. Ubundi ubu yakabaye umubyeyi ariko ubu byabibabaje ari ucumbikira izo nshuke abasambanya buri kanya ejo bundi akaba yamuteye inda. Mwene uwe nimuzuyaze akwiye kwidumisa ibihehe nako nakwizina mu biremwa. Nimureke dushaka ishema ry'izo nshuke mwese birabareba nimuganiriza abo bajyambere mubarinda ababahohotera mutega amatwi maze akubwire
agutinyuka ubone guhoza, uzamwigishe no gushishoza, arebe byose atore ibyiza, yanga umwanda no kwangara. Muhaguruke mwese, ababyeyi, abayobozi, abanyeshuri n'abarezi, nimureke dufatanye twese, dore iby'ubu birihuta, mwitinda cyane mutugayisha, turaga abacu u Rwanda rwiza. Rero ubahanzi na nyir'ubuhanga akamba inganzo ngo nyibature, ndasaba Imana ngo bayihirwe maze duteze imbere abo beza. Uwahanzwe Dushimimana Emmanuel. Good morning, our visitors. We are happy for you. Good day. Are pregnant. Are pregnant. Are pregnant. When I was young, I heard about you. Now that I'm big, still I'm hearing about you. Who are you? Where do you come from? And who do? Where do you come from? And who do? Where do you come from and who do you affect mostly? Oh, my dear fellow friends, don't be Are pregnant. Are pregnant. Are pregnant. When I was young, I heard about you. Now that I'm big, still I'm hearing about you. Who are you? Where do you come from and who do you affect mostly? Oh, my dear fellow friends, don't be so behind about this. It's something that you know, and it's happening within your home. Please, tell us the causes of this early pregnancy and the affected people. They are poverty, death of parents, alcoholism, and many others. Mostly girls are the affected ones. Oh, thanks so much for helping us. Dear parents, government, let's all put hands together to fight this early pregnancy to reduce suffering among young girls. And lastly, it will reduce the number of people in our country. Early pregnancy, early pregnancy. Child abuse. Child abuse, child abuse, child abuse. What a threat you are to us young children. You have really turned us around. We are upside down because of you. Child abuse, child abuse, child abuse. We can't attend school because of you. We can't grow healthy because of you. Please, You have remind us our rights. With child abuse, know that we are the leaders of tomorrow. Dear parents, teachers, and government, if you are practicing child abuse, please, it's to me you set us free. We are tired of miserable life. We want our rights, please. We are the next leaders after you.
Thank you so Mwiriwe neza abayobozi muri hano. Nshuti zanjye abanyeshuri ndabashuje. Njye nitwa Inkuru Fabrice, niga mu mwaka wa 4 ku kigo cya St. Matthew's Primary School. Nahimbye umuvugo wanjye gendeye ku nsanganyamatsiko igira ati turengera umwana twubaka ejo heza. Uko natangiye ngaragaza ukuntu abana bahohoterwa bakabaha imirimo ivunanye hagaterwa n'inda abana b'abangavu. Nanasoze ngaragaza ngewe nawe ni gute twarwanya iyo mirimo ivunanye iterwa n'inda ziterwa abana b'abangavu. Umuvugo bigira ibyaha. Murezi mwiza, mubyeyi mwiza, muyobozi mwiza, muganga mwiza nawe munyamahanga, kurinda umwana bigira ibyaha. Murinde itigana nahohoterwe ngo urebere ngo avunishwe bishe amaso cyangwa atoteze ubyiyunze, waba utije umurindi icyo cyago kurinda umwana bigira ibyaha. Mubungabunga bakimutwita navuka asanga azwi urukundo arya indyo yuzuye vitamine akure neza bizira igwingira. Mubona hari aho mwahese mwamfura mwe. Mwite amaziriziri nenge, umwite tugana ishuri, umwite munezero, umwite nkunze u Rwanda, wanamwita Fabrice, murinde kwitwa bapfa kurera cyangwa bapfa guheka. Nawe mwarimu umurezi mwiza, tugana ishuri aje gusanga umusangiza urugwiro, umwigisha amenye ubwenge, niwe soko y'ejo hazaza, kurera umwana bigira ibyaha. Niyamye uvunisha umwana ukamuraza amajoro aroba amafi, ukamubumbisha amatafari, ukamujyana iyo mu kinombe, ukamukoresha agatuna bwenge nk'aho utagira ubwenge. Bayobozi ndeba muri hano ndavuga cyane ba strive, mumfashe twiyama abantu basiga abana iyo mu bipangu ngo barere abandi mu bikari bakavutsa abana kugana ishuri kurinda umwana bigira ibyaha. Nge Fabrice nagize imana, ngira ababyeyi, ngira abarezi, ngira ishuri nka St. Matthew's, ikirenzeho ngira u Rwanda, ngira Paul Kagame, ngira Jeannette, none ndadidibiza indimi zose kurinda umwana bigira ibyaha. Sinshoje reka minira murakabaho murakarama, icyo mwibutsa ni ukurwanya imirimo ivunanye ikoreshwa abana n'inda ziterwa abangavu, maze twubake u Rwanda twifuza kurinda umwana bigira ibyaha. Yari umusizi utari umusinzi, usiga bagasigara basiganuza, uri ku isonga mu guharanira uburenganzira bw'umwana. Niyo Nkuru Fabrice. Thank you. Arakoze cyane Fabrice. Abaturage atugezeho ubutumwa, araza no kutwemerera adutumirire umushyitsi mukuru kugira ngo nawe atugezeho ubutumwa yatugeneye kuri uyu munsi. Ndongozi Shema rya Nyamasheke, murakoze cyane. Banyakuba abafatanyabikorwa beza,
nyakubahwa perezidante wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu n'abakomiseri mwazanye, ba nyakubahwa umuyobozi wa Strive Rwanda na timu bari kumwe, ba nyakubahwa mugize inama y'umutekano itaguye polisi nami, ba nyakubahwa baturage beza, nyamamare zo mu ndongozi z'akarere ka Nyamasheke, rubyiruko, bana bacu, banyacyubahiro batandukanye mu nzego zitandukanye, mwongere mumfashe dushimire presidente wa komisiyo na timu bazanye ndetse n'umufatanyabikorwa mwiza Strive Rwanda kuba baduteguriye umunsi mwiza, igitaramo cyiza njyarugamba. Abanyakubaha, mbanje kubashimira uburyo mwaje kudufasha nk'akarere ka Nyamasheke kugira ngo dukomeze tuzirikane twizihiza ibirori by'umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Mu karere kacu twari tumaze ibyumweru 2 twarawijihije, ariko burya biryoha bisuyemo. Turabashimiye ko mwahisemo akarere kacu kugira ngo muze twifatanye kuri uyu munsi. Turashimira kandi mufatanyabikorwa Strive Rwanda, umuyobozi wayo yageze kubigarukaho uruhare ntagereranywa bafite kugira ngo akarere kacu gatere imbere, by'umwihariko guteza imbere umuco mu mashuri, guteza imbere abana b'Abanyarwanda, indongozi mu buryo butandukanye bagarutseho. Banyakubaha, buri mwaka rero u Rwanda nk'igihugu cyacu rwizihiza umunsi mpuzamahanga tariki ya 16 Kamena. Twese ko twicaye aha ngaha twagiye tubinyuramo twizihiza uyu munsi. Turashimira igihugu cyacu kuba kigumya kuzirikana uruhare rw'umwana no guharanira uburenganzira mu mikurire ye ndetse n'uburenganzira bwa buri munsi, aho uyu mwaka twari dufite insanganyamatsiko igira uti turengera umwana twubake ejo heza. Nyakubahwa perezidante wa komisiyo, akarere kacu ka Nyamasheke kimwe nk'utundi turere tw'igihugu, natwe turakataje kugira ngo duharanire imikurire myiza y'umwana no guharanira uburenganzira bwe bwa buri munsi, turwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Banyakubahwa, kwizihiza uyu munsi ku itariki ya 16 buri mwaka, by'umwihariko ku karere kacu bifite icyo bivuze. Uhagarariye inshuti z'umuryango yabigarutseho, aho ahambere hashize uburenganzira bw'umwana butubahirizwaga, ntabwo turi buze kubigarukaho, ariko munyemerere dushime leta yacu irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika, badusubije mu gihugu cyiza kiharanira uburenganzira bungana ku mwana wese, yaba ari umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu, bose bakangana. Ngira ngo uko twice hano murabona ko abana b'abakobwa n'abana b'abahungu barahagarariwe. Intore, intore, intore. Perezida Kagame muramuzi? Muramuzi? Mugiye kumfasha tumushimire ko yadusubije uburenganzira. Twese uyu munsi tukaba turi hano twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana ku buryo bungana. Muriteguye? Ngaho twagiye. Murakoze cyane. Nyakubahwa perezidante wa komisiyo, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gitaramo, nubwo igihugu cyashyizeho politike nziza ndetse n'amategeko yo kurengera umwana, umwana aracyahura n'imbogamizi zitandukanye. By'umwihariko mu karere kacu ka Nyamasheke turacyafite umubare munini w'abana bata ishuri. Kugeza iki gihe turacyafite abana bari hanze y'ishuri bangana n'ibihumbi 2022 batari mu ishuri. Ni ikibazo gihangayikishije cyane, kuko nk'uko igihugu cyacu cyabishyizemo imbaraga tukubaka amashuri, ibyumba bitandukanye, ndetse nk'uko mwabibonye ingengo y'imari nyinshi y'igihugu iri mu burezi, ariko
turacyababazwa nuko hari abana bakiri hanze y'ishuri batari mu ishuri. Turacyafite kandi umubare munini w'abana batoya, ngira ngo mwabonye ko dufite abana bari mu rugo mbonezamikurire, ariko turacyafite umubare munini w'abana batoya bari hagati kuva ku myaka 5 kumanura, bakagomba kubarizwa mu ngo mbonezamikurire batari mu ngo mbonezamikurire. Ubwo twari turi kumwe n'inshuti z'umuryango n'ababyeyi batandukanye, turagira ngo tubabwire ko igihugu cyashyizeho iriya gahunda kugira ngo abana bose bajye muri ziriya ngo mbonezabikurire bitabweho, twirinde n'ihohoterwa bashobora kugirirwa igihe batari mu ngo mbonezamikurire. Turacyafite kandi ikibazo cy'abana baterwa inda b'abangavu. Mu karere kacu dufite abana bagera ku 118 batewe inda. Mu bana 118 abana 58 barabyaye, 26 basubijwe mu ishuri kuko bari babyaye ari abanyeshuri. Ariko nyakubahwa Presidente wa komisiyo, turacyafite imbogamizi z'uko abana baterwa inda banga kuvuga aba bateye inda. Akaba ari niyo mpamvu kuri uyu munsi twagiye twakira ibihangano bitandukanye bisaba gukumira inda ziterwa abana b'abangavu. Ariko turagira ngo tubwire abana bacu, urubyiruko, no mu gihe watewe inda ntabwo ugomba guceceka, ugomba kubivuga, ukavuga uwo muntu waguteye inda kugira ngo akurikiranwe, ahanwe, kuko aba yakwangirije ubuzima, yangije ejo hawe heza. Turacyafite kandi abana bakoreshwa imirimo ivunanye batandukanye. Ngira ngo akarere kacu nk'uko twabigarutseho ni akarere imirenge 5 ikora ku kiyaga cya Kivu, ni n'akarere gahingwamo icyayi cyinshi ndetse n'ikawa. Byumvikane ko dufite amakoperative menshi y'abarobyi, dufite amakoperative menshi y'abahinzi b'icyayi ndetse n'ikawa, ku buryo ndetse n'ubucukuzi usanga abana benshi babuzwa kujya mu ishuri ahubwo bakajyanwa muri iyo mirimo ivunanye. Turacyakorana rero n'amakoperative atandukanye kugira ngo duhane ababajyanamo, ariko tugumya no gukangurira abana ko ari uruhare rwabo rwo kuvuga oya, kuko umwana agomba kubarizwa mu ishuri nk'uko amashuri yubatswe kandi arabategereje kugira ngo mwige. Nyakubahwa Presidente wa komisiyo, nk'uko byagiye bigarukwaho, turacyafite n'ikibazo cy'abana bari mu mirire mibi ndetse n'igwingira. Akaba ari n'ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu ndetse n'akarere muri rusange kacu ka Nyamasheke, aho ku bushakashatsi bwa DHS bwagaragaje ko mu myaka 5 isize abana 38.7 mu karere kose bari mu igwingira. Kandi nk'uko umukuru w'igihugu yabigarutseho, abana bagwingiye ni igihugu kigwingiye, na karere kagwingiye. Ariko tuzagumya gufatanya n'inzego zitandukanye, ubwo na Strive Rwanda tuzafatanya muri iyi gahunda kugira ngo icyerekezo igihugu cyacu gifite cyo kuva kuri 33 twerekeza kuri 19 muri 2024 tuzagereramo na buri wese witabiriye ino gahunda. Nyakubahwa Presidente wa komisiyo, turacyafite kandi ikibazo gikomeye cyane, nk'uko umwana ni umutware, umwana agomba kurerwa, umwana afite uburenganzira bwose ugomba kumugeraho. Babigarutseho mu mivugo, kumwita amazina meza, kumurinda, kumubwira nabi no kumuhohotera bitandukanye. Ariko turacyafite ikibazo cy'imiryango abana bacu batahamo. Turacyafite ingo zisaga 666 mu karere kose zibana mu makimbirane kandi zibana zidasezeranye. Ni ikibazo gikomeye kubera ko bwa burenganzira bw'umwana tuvuga mu muryango budahari, umwana y'umuryango dasezeranye, buryo uwo mwana ntago bo wamenya ari uwande kuko ataba afite uburenganzira ku mitungo y'umuryango. Ikindi kandi iyo bari mu ihohoterwa nk'uko babigarutseho, akenshi bigaruka ku bana. Usanga abana aribo babigwamo iyo umugabo n'umugore bafitanye amakimbirane. Akaba ari ikibazo rero kiduhangayikishije cyane, gituma na rya hohoterwa ryose twagarutseho rigera ku bana.
yaba ari abana bata ishuri usanga ariho bituruka, yaba ari abana bakoreshwa imirimo ivunanye usanga ariho bituruka, yaba ari n'abana bari mu mirire mibi naho akenshi usanga ariho bituruka, kubera ko iyo ababyeyi bari mu makimbirane mu by'ukuri nta mwana uboneka, nta mubyeyi uboneka kugira ngo yite ku bana be, ariko hariho n'uruhare rw'abana rwo kugira ngo bafashe ababyeyi babo, ubwo turi kumwe n'abana benshi batandukanye kugira ngo dufashe ababyeyi kugira umuryango mwiza ushoboye kandi utekanye. Nyakubahwa Presidente wa Komisiyo akaba n'umushyitsi mukuru, turagira ngo dusabe uru rubyiruko rwacu, abana, u Rwanda rw'ejo, indongozi z'ejo hazaza, ko igihugu cyacu cyashyizeho politike nziza yo kurengera abana no kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Intore, uburenganzira bwanyu murabuzi? Ninde watubwira uburenganzira bw'umwana? Mudufashe mu bahe microphone. Right to education. Right to education. Right to play. To pray. Right to name. Right to food. Yes. Another one. Right to school. Right to play. Right to home. Yes. Right to name. Yes. Undi wa nyuma. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.